turabashuhuje tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana. Mwe mukomeje gukurikira channel iwacu bikora bite, mbara bwa mbere udusuye kuri channel iwacu urakaza neza kuri bikora biti. Iwacu bikora biti rero ni uburyo twigamo ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, twibutsa cyangwa dusobanukirwa n'ibimera duhura nabyo. Hari ushobora kukibona ariko utari ukizi, cyangwa ukaba ukizi ariko ukamenya ko icyo cyacu gifite agaciro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Tuje rero abanyarwanda bari hose, abarundi, abatanzania, abagande, aba Republique du Congo, abakomani, aho ngaho muherereye hose ndabashoje. Bari Masisi, Ruchuro, Bukavu, Kisangani, namwe ndabashoje. N'abari za Butembo na mimi nawa Salimo. Rero kuri wacu bikora biti, uyu munsi mbazaniye ikimera bita umubazi. Umubazi cyangwa umubazi. Umubazi ni akatsi keza cyane kibera mu misozi miremire, mu mashyamba kimeza. Ni icyatsi, ni umuti ukomeye, njye niko nawita, kuko umubazi ni umuti ukomeye pe. Umubazi rero ukora iki? Hari ukuntu wabonaga ukabona ko ari aho ngaho gutyo gusa ariko utazi ibyiza by'uyu mubazi. Hari icyo ubiziho ariko nanjye kamusangize ku bumenyi nanjye nabwiwe cyangwa nzi ko bukora neza. Umubazi ni agati bita umubazi, ahantu benshi abagande nibo bakunda kugakoresha cyane. Hari ukuntu barekura bajya guterekera ya kwa kundi ashikamagara b'abakurambere babo, agasanga ntibiri kuvamo neza. Bakoresha akatsi rero bita umubazi, baragatera, bamara kugatera kuri abatera imiti yabo nyine, basi bikabasha kugira gute guhamagara ibyo bintu byabo. Umubazi hari ukuntu umuntu arwara inkorora y'intererano, akaba araryamye nko mu masaha y'ijoro, ukumva ari gukorora cyane, agakorora. Iyo nkorora ariko ishobora kuza mu masaha 5, n'indi ikunda kuza nka saa 9, saa 7 gutyo, ariko ku manywa ugasanga uri muzima. Wabigenza ute rero? Ufata kano katsi bita umubazi, ukawufata, urangiza ukongeramo icyo bita tungurusumu imwe n'icyo bita tangawizi, ugashaka n'imizi y'umwenya. Ni kuri ya nkorora ishobora kuza nijoro itunguranye muri ubwo buryo, ariko ku manywa ukaba uri muzima. Ibyo ngibyo urabifata ukabicaho amababi yabyo, tangawizi, ugakarapa, agatungurusumu n'ubwo agatekera utiriwe ugahondahonda, na ya mizi y'umwenya ukabisekurira hamwe, ugateka igice cy'igikombe cy'amazi, ukajya unywaho utuyiko dutatu. Bikore uhere ku munsi umwe ugere ku minsi 4, wenda urebe ko iyo nkora y'intererano yajya igabanyuka. Ikindi kintu wakora, ushobora gufata uyu mubazi, ugafata n'amababi y'umwenya, warangiza ukabikaraba, ukajya ukaraba. Igihe wanyweyeho ukajya unagira gute, ukajya unabikaraba. Uyu umubazi bawita mumbarize. Ese wa muhungu wo kwa runaka aracyabaho? Ese wa mukobwa wo kwa runaka ariho? Mbese umubarize, bakajya bakubariza, bakubabariza. Ikinyarwanda cyanjye ni gike ariko mujye mwihangana, kwa kundi nyine umuntu abaza ngo mbese umuhungu wo kwa runaka ntarashaka, niko wenda mbivuze gutyo, mbese umukobwa wo kwa runaka ntarashaka, bakajya bakubaririza nyine. Ukuntu ubigenza rero, ufata aya mababi y'umubazi n'imizi yawo, warangiza ukongeramo utubabi tw'umukunde,
ubonye n'umukurura ariko uyu nguyu urandaranda cyane, umukurura ukurura abantu, ukurura abantu nyine bajya bakubona bakabona nyine urabakurura, wongeyemo uyu mubumbarize, warangiza ukabisekura, wamara kubisekura ugakuramo umuti wo kuzajya ukaraba n'undi wo kuzajya wisigaho. Icyo gihe aho unyuze hose barakubaririza, ese uriya mwana ni ukwande, ese uriya muntu yarashatse, ese uriya muntu bite, bakubaririza ariko ntibakubariza mu bibi ahubwo bakubariza mu byiza. Icyiza cy'umubazi ni umubazi nyine barakubaririza. Ikindi kintu umubazi ukora, iyo ufashe umubazi ugafata n'amababi y'inyabarasanya nk'izi bizinesi z'abantu zihora zihombahomba, nshobora kuba ducuruzanya ariko mfite agati bita umubazi muri bizinesi yanjye nkagashyira hasi ibicuruzwa. Ako gati rero iyo ugahangiremo n'igiti bita umukurura atari umukurura mutoya, umukurura uzamuka cyane ukanashisha cyane, wowe ugafata n'akababi kawo ukabishyira munsi mu by'icuruzwa, niho hahandi uzasanga ucuruzanya n'umuntu akagira abakiriya benshi kandi nawe ufite abakiriya ufite mbese ibicuruzwa nk'ibye kandi binasa, ugasanga yagiye kujya hahandi ibyawe bikajya bigira gute, ntagire umuntu ubiyoboka. Ese ibyo bintu biterwa n'iki? Hari ukuntu uba ufite icangiro muri wowe, bakaba barakuroze n'umwange cyangwa bakagufatira bizinesi yawe. Ushobora kurogwa n'umuntu mwegeranye cyangwa n'umuntu mwegeranye mu isoko atari uwo mwegeranye gutyo, wajya ugira uhamagara umuntu we yanamureba byonyine agahita agira gute, agahita akugana. Kandi nimba ukora bizinesi uhuriramo n'abantu, icya mbere gira rispegiti mu byo ucuruza, basi ugire isuku kandi uniyubahe. Nimba umuntu akuganye mwakire neza, umuhekeya. Hariho abantu ushobora kujya kumwaka mbese nka serivisi runaka, ugasanga ari kwituka, ugasanga nyine yibereye nko kuri telefone yisige hasi. Umuntu muri kumwe kuko numfata neza ejo nzagaruka, sibyo? Rero ibintu bya bizinesi mujye mubyitondera. Niba ubona wari ufite abakiriya ejo bundi ukabona barimo baragenda, tekereza ese ni iyihe mpamvu? Rero waba ufite resitora, waba ufite amaduka, waba ufite mbese akantu kose gatuma ubona amafaranga uwo munsi kandi abarika. Rero abakiriya uba ufite buriya kuba muri sosiyete kandi abantu bakugana, icyo cyo nicyo cya mbere, niho ubukungu buhera. Kuko kugira ngo umuntu agure icyawe niko amanza kukwiyumvamo kugira ngo abone komeza bizinesi yawe cyangwa abone kugura ikindi kintu cyawe. Akandi kamaro rero k'umubazi, ushobora gufata ingingo y'umubazi ukongeramo akatsi bita nsekera cyangwa bita karabukirwa, aho uri nyine mbese nakarabukirwa ni akatsi gateya kamera ahantu hose nabonye bukunda kumera, noneho ukajya ukitwaza umufuka na kariya, nabyo mbona bigira opportunity, ukagira amahirwe yandi akunda kuza mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi adasanzwe. Akandi kamaro k'umubazi, ushobora kukongeranya n'urubuto rw'umukunde ku muntu utari washaka, ku muntu mbese ubona wangwa n'abantu, aho ageze hose akangwa n'abantu. Wabigenza ute rero? Ufata kano kagingo k'umubazi, ukongeramo urubuto rw'igisusa ndugu yangu, warangiza ukabishyira nko mu gakapu wigendera. Uzabikora uzambwira. Icyo gihe aho unyuze hose, hahandi wanyuraga abantu baguciragura, mbese wabanyura kuri bosi, mu bantu mukorana ukabona ntibakuyumvamo, icyo gihe iyo uhanyuze babona rwose ibintu birimo, bakabona nta kibazo ufite. Ushobora kutabitwara mu mufuka, ugafata amababi y'umubazi n'imbuto 7 cyangwa 3,
z'igihaza, bino bihaza turya, warangiza ukabisekura ukajya ubikaraba, uko ubikaraba hari umucyo wawe ukugarukira. Abapasiteri rero bakunda kuvuga ngo inyenyeri y'umuntu yarabuze. Rero umubazi ugizwe n'ibintu byinshi, reka ndekeraho ndaguzangu. Igihe ukunze channel iwacu kuri Bikora Bite, nimba ari ubwa mbere ukora follow, ushire comment, n'abantu bose munyandikira ndabibona, ariko mfite gahunda yo kubagezaho buri kimwe cyose na buri kintu cyose kugira ngo dukomeze twiyubakire ejo hacu heza. Kandi buno buryo nibwo bwiza njye mbona tubikamo ibitabo byacu. Umwana nzabyara cyangwa uwo uzabyara ashobora kuzasiga ibitabo ariko ataza uwo mubazi. Nubwo twandika ibitabo ariko ntidushiraho amashusho yabyo. Buno buryo rero ni uburyo mbona bwiza tubikamo ibitabo kandi bidasaza. Rero murakoze bantu banjye, Imana ibarinde ibagure muri byose, aho muri hose Imana ibarinde.